Yes, reka twongere tuguhereze ikaze nanone ku muryango mugari wa Ganza nawe zone. Reka tubakire neza ndetse tubahereza ikaze wowe ubana natwe 5/5, wowe ukomeza kwibera mu muryango mugari w'abihebeye gusigasira amagara yabo, kuko amagara araseseka ntayorwa. Mu by'ukuri rero uyu munsi tubahaye ikaze mu mpande enye z'isi mwese, kuba twongeye guhurira ahangaha kugira ngo twongere dusangire ku inama zigiye zitandukanye tugenda tubonera hamwe zidufasha gusigasira amagara yacu. Twagiye tubona byinshi bigiye bitandukanye twifashisha ibimera bitandukanye Imana yihariye cyangwa se yiremeye ikabishyira mu biganza bya muntu. Niyo mpamvu uyu munsi mu by'ukuri twagarutse ku kindi kimera cy'inararibonye ndetse urubuto rutangaje cyane ku buzima bwa muntu, rufite uruhare ndetse rukaba rwibitsemo amabanga akomeye benshi batazi, benshi bataramenya. Ariko reka tukubwire ko wowe wagerageje kuba uri kumwe natwe muri aka kanya ari umwanya wo kugira ngo usobanukirwe byinshi byihishe kuri urwo rubuto rwa avoka. Mu by'ukuri rero Imana yagiye irema ibintu bitandukanye, iduhereza ubwenge, irema umuntu, irangije imuha byose. Mu bwenge bwe iramubwira uti nawe gerageza nguhaye byose. Imana rero mu kurema umuntu yamuhaye umubiri kugira ngo nawe awuyobore, awukoreshe icyo ashaka. Niyo mpamvu natwe mu buryo bwo guhabwa iyo talent y'umubiri tugomba kuwusigasira kugira ngo utugirire akamaro, cyane ko iyo wangiritse nanone ubuza nyirawo kumubeshaho cyangwa se gukomeza kubaho. Ntabwo rero dukwiye kuba nk'abana umubyeyi ahereza imodoka, aho kugira ngo ajye ayikoresha kenshi gashoboka ashyiremo amazutu cyangwa se esanse igerageze kunywa nk'aho yakabikoze, ugasanga ni urugero ngo yashyizemo amazi cyangwa yashyizemo umusenyi. Ni nako natwe bikunze kutugendekera mu buzima. Imana yatugabije ikaguha umubiri, nyuma yaho tukawushyiramo ibiwangiza. Mu by'ukuri rero tubana na byinshi byangiza umubiri mu buzima bwacu bwa buri munsi, duhura nabyo kenshi, ari byo bituri hafi mu gufata, mu kwiyambaza kugira ngo dutekereza ko ari ibiramira amagara, kandi byinshi muri byo ari ibikenya amagara yacu. Ni nayo mpamvu rero tugomba kwibanda ku biyarokora. Ariyo mpamvu umuryango mugari wa Ganza nawe zone twiyemeje kuba imbata cyangwa se tukabatwa n'ubushakashatsi bugiye butandukanye ku bimera cyangwa se ku byadufasha kugira ngo natwe tugerageze kwigangahura cyangwa se kwirinda cyangwa se kumenya ibyadufasha kurinda amagara yacu. Reka twongere tuguhereze ikaze rero wowe wagerageje gukanda kuri subscribe cyangwa se nawe utarayikanda ukagerageza kuyikandaho. Mu by'ukuri wowe wagerageje kuyikandaho ukanda no kuri like, Uwiteka ukorera aguhe imigisha itagabanyije. Muri aka kanya rero reka tugaruke kuri iki kimera cyangwa se urubuto muri rusange rwa avoka, rwagiye rukora ibitangaza ndetse nanjye ndimo, rwagiye runkorera ibitangaza kuko rwankoreye byinshi n'ubu ngubu. Ariyo mpamvu ntabura ifu y'ikibuto cya avoka hafi yanjye. Mu by'ukuri mu myaka nk'ibiri ishize, grandma wanjye yagerageje kuba yahura n'ikibazo cyo kuba atashobora kugenda,
tukajya mu baganga hirya no hino, abaturya amafaranga, abaduhereza imiti yo koroshya, tujya kwa muganga rimwe na rimwe bikongera, at least bigera mu gihe cy'amezi 6 kugenda byaragiye byanga, yanagenda akaribwa, atakora ingendo ndende nk'uko bishoboka cyangwa se nkatembere nk'abandi. Umunsi umwe ngerageza gutembera nganira n'umuvandimwe wanjye, ni umuhungu twiganye, arambwira nti nyamara ni umwe mu bagorozi b'imbere cyane, ndanamusuhuje cyane ahari arizi. Arambwira nti nyamara niba byaragerageje bikanga, wagerageza gukoresha ikibuto cy'avoka. Ikibuto cy'avoka gishobora kumufasha. Ndavuga nikagira inkuru, ibibuto ko mperuka se tubihereza amatungo, rimwe na rimwe tukabijugunya. Ibibuto by'avoka bigiye kuvamo umuti uvura, n'abaganga baragerageje bikanga. Atoya ati nyamara ugerageje, ati wenda hari icyo byatanga, ariko ukagerageza, cyane ko mwagerageje byinshi nabyo mwabigerageza. Ndavuga ni nzabikora, ariko ko ari ukugira ngo byibura mbimwemerere, nyuma yaho nigendere, muve mu maso mwereke ko nta musuzuguye. Kera kabaye ngeze mu rugo mbona bikomeje kuba danje, ntabwo byoroshye. Nshaka ibibuto byagera nko kuri 6, manza ubanza ukabyoza neza, ukabisukura, ukabifata, ugakora kari agashishwa k'inyuma cy'ikibuto cy'avoka, ugashyira mu safuriya ku muriro, amazi akabira mu gihe cy'iminota 10, ugahita ubikuramo kugira ngo byibura utubakiteri cyangwa se mikorobe zari ziri hafi aho ngaho kuri ibyo bibuto zigerageze gupfa. Nyuma yaho rero turabifata, tumaze kubifata turabikatagura kwa kundi ucopinga, umuntu ucopinga karoti like, ubwo turabicopinga, tumaze kubicopinga tugerageza kubikata duto dushoboka, turangije turabyanika ku izuba iminsi 3, tugerageza kubisekura, hari ukuntu bisekura, turangije turabiyungurura, tugira ifu yabyo y'umwimerere imeze neza. Abambonaga bakanyita umusazi, bakambwira byinshi, ibi bintu ntabwo bishoboka, ntibibaho. Ubwo kera kabaye umuti uraboneka. Arabwira ni rero grandma, uyu muti twajya tuwukoresha nk'uko twagerageje n'indi yose, turebe. Iyo ugiye kuwukoresha rero, ni ukuvuga ngo muri litiro imwe y'amazi ushobora kwifashisha ikibuto kimwe watetse, kwa kundi wateguye, kwa kundi nagiye mbivuga mbere yuko iboneka ari ifu. Ariko iyo ari ifu, iyo wagerageje kubona ifu y'ikibuto cy'avoka, ukoresha akayiko kamwe k'isukari mu tasi y'icyayi, ugakora icyayi, ukagerageza gushyiramo kariya, aho kugira ngo ukoreshe amajyane ugakoresha akayiko kamwe, kuko nanone gukoresha byinshi si byiza, kuko ikibuto cy'avoka abashakashatsi bagaragaza ko cyifitemo intungamubiri ubwikube 8 ugereranyije na avoka twe turya twarangiza tukajugunya ikibuto. Mu by'ukuri ikibuto nicyo cyifitemo intungamubiri, ariko nanone niko twabyakiriye cyangwa se niko twagerageje kubaho muri ubwo buzima. Ariko nibwira ko uko ubushakashatsi n'abahanga bagenda bavumbura ibintu, bigenda bigabanuka, kuko nka mbere amazi y'ibishyimbo cyangwa amamininwa abantu twaramenaga cyangwa se tukayahereza ihene, amatungo akayanywa. Uyu munsi wa none hari aho wagera bakakubwira ntiwibeshye, ukaba utagerageza no kuyamena na gatoya, bakaba bakumerera nabi. Ni nayo mpamvu rero twagiye tumenyera ko ibintu turiye tugomba kubihata, ugasanga rimwe na rimwe niba hasi ikirayi, niba hasi ikijumba, intungamubiri ubwikube 3, ugasanga rimwe na rimwe abashakashatsi bagaragaza ko ubwikube 3 bubujugunye ukarya nkeya kurusha izo wajugunye. Ni nako byagendaga rero akenshi ku mavoka, cyangwa se ni nako bigenda kuri benshi, aho usanga turya 1/8 cy'intungamubiri twajugunye.
Uko kuba kwinshi rero kwa vitamini ziri mu kibuto cya avoka niyo mpamvu ugerageza kugiteka igihe ugiye gukora ifu ukayanika, imbaraga zikagenda zigabanuka, kuko nanone bigaragara kuko ukoresheje byinshi nanone bishobora kukubaho kugutera ikibazo, cyane ko nyine tuzi ko byinshi iteka bitera ikibazo. Tout excès c'est mauvais niko bavuga, ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha byinshi nanone bikagutera ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu rero uba ugerageza gukoresha gake gashoboka. Niba mu gitondo ukibyuka ukagerageza gukora icyayi, uzi ko ahubwo nari mfite ibiro 3 none ndabona nsigaranye gakeya. Ni ukuvuga ngo ugerageza kuba mu gitondo niba ugiye gukora icyayi, ku kayiko kamwe wakoresheje ukagerageza byibura gakeya 3 mu cyumweru, aba ari byiza cyane. Bavuga ko rero ubwisubire bw'uwo muco nk'uwo guhozaho, kuko nibyo bihindura ibintu, inshuro 40 kuba wabonye impinduka zigaragara cyane cyane ko nko kuri Grandma ntabwo byadusabye amezi 3, nyuma y'amezi 2 dukoresha icyo cyayi rwose abantu baramuyobewe, babona ingendo noneho yatangiye kujya akora. Abantu baravuga ni ntabwo bishoboka. Abantu ba family rero batangira kwizera umuti twakoreshaga, guhera ubwo dutangira kuwuyoboka, ku buryo kumara icyumweru tudafite ifu y'ikibuto cya avoka usanga twese twabangamiwe, tugaharanira kuba twaba tuyihorana, cyane ko nko ku bantu bakora amasosi, vegetables, uragerageza wamara gukora isosi ugatereramo ikiyiko nka isosi y'ubunyobwa, isosi ya soya, even isosi nyinshi ugerageza kuba wagashyiramo ukayongeramo izo ntungamubiri. Ku bantu banywa amasosi rwose cyangwa se ku muntu utegura isosi aba ari byiza cyane. Ni intungamubiri uba wongereye mu biribwa ugiye kwakira mu mubiri wawe. Nk'uko rero twagiye tubibona, ikibuto cya avoka cyifitemo antioxide, ifite umumaro mwinshi ukomeye cyane, nk'iyo antioxide cyangwa se fiber, igerageza kuba yagufasha mu igogora, kumva mu igogora ryawe nta kibazo, umeze neza rwose. Ikigiramo icyo twita amino acid, idufasha kurinda ubudahangarwa nyine bw'umubiri, ikagabanya, igatera kwirinda kw'indwara z'amara bigiye bitandukanye. Hari n'abagira udusebe mu gifu, ibyo byose irabifasha. Hari ubwoko bw'amakanseri ikibuto gikuraho kikavanaho rwose iyo wabigize umuco w'icyo cyayi. Hari ukwirinda indwara z'uruhu, gifitemo ikinyabutabire bita nanone collagen ifasha kugira ngo umuntu abeho uruhu rwe rusa neza, ari umuntu ufite uruhu rugira itoto rwose. Hari na bashiki bacu babikoresha mu buryo bwo gufata kariya gafu akagaponda kakagira nk'igikoma, akavangamo ubuki bw'umwimerere buke cyane, akisiga nyuma y'iminota 10 yabisize mu maso ku ruhu, agafata agatambara koroheje kanyuze mu tuzi dushyushye, tuzi tw'akazuyaze, agahanagura mu minota 10, uruhu ruragenda rukoroha rwose rukamera neza, ibihushi bikagenda bikavaho, ku buryo usanga umuntu yagize uruhu rutoshye rumeze neza. Ni ukuvuga ngo ku bantu rero bafite ikibazo cya za rubagimpande, abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye by'imitsi, imivuduko y'amaraso, abo bantu rwose ni ngombwa turabakangurira kugira ngo mutangire kwiga gukoresha ikibuto cya avoka. Nanone ku bategarugori rero aba ari ibiryo by'umusatsi, niyo mpamvu muba mugomba gukoresha ikibuto cya avoka. Kiba gitanga itandukaniro, twahishwe byinshi, ariko nanone uko tugenda tumenya ni byiza kugira ngo twikure aho twishyize, ahubwo dutangire kurengera amagara yacu. Duhura na byinshi rero byangiza amagara yacu, ariko nanone kumenya ibidufasha kuyarokora aba ari byiza ko dutangira kubyitaho.
reka ngushimire rero wowe wagerageje kubana natwe tukaba tugerageje kurangizanya iki kiganiro uri uw'agaciro cyane, ndagushimiye cyane. Nawe wari utarakora subscribe, like, ni iby'agaciro kugira ngo ubikore ubundi ubane natwe mu muryango mugari wa Ganza Nawe Zone. Turagushimiye, ciao ciao.